ubwa mbere rero nje hano. Yes, mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange bari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu Rwanda, abasitari batandukanye barimo Bruce Melody, barimo The Ben, barimo Muyoboke Alex, barimo Kate Bashabe, barimo Pamela ndetse n'abandi batandukanye. Kuri uyu munsi basuye urwibutso rwa Gisozi, urwibutso rwa Kigali rushyinguyemo abarenga kimwe cya kane cy'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri uru rwibutso Bruce Melody yahagiranye na The Ben ndetse n'abandi basitari batandukanye baje gushyira indabo ndetse no kunamira abarenga 250 baruhukiye muri uru rwibutso rwa Gisozi. Urwibutso rwa Kigali ruruhukiyemo abarenga 250, bivuze ko ari kimwe cya kane cy'abazije jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kuri uru rwibutso Bruce Melody ndetse na The Ben bagize ubutumwa bagenera abari bitabiriye. Bavuze ko tukwiye gukoresha izi mbuga nkoranyambaga turwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'abapfobya. Ubu ni bumwe mu butumwa The Ben yatanze ndetse na Bruce Melody yavuze ko nubwo ari ubwa mbere aje hano, aje kunamira abazize jenoside yagiye ahagera kenshi, avuga n'ubundi ko nawe yifatanyije n'abanyarwanda mu butumwa batanze. Rero murabukurikira muri iki kiganiro, ariko mbere yuko dukurikira ubutumwa batanze, reka tumaze dufate umunota wo kwibuka. Murakoze. Nitwa Bruce Melody Tariwacu, navukiye n'ahandi nahakurira ndanahakorera. Si ubwa mbere rero nje hano ku rwibutso ruherereye hano, specifically hano ku Gisozi. Nagiye nza ndi kumwe na Guma Guma ikindi gihe, ariko n'ubwa mbere haje nizanye kugira ngo ndusheho gusobanukirwa. Gusa ikintu ugomba kumva nuko buri munsi buri gihe uko nje hano, iyi nkuru iraremereye ku buryo itamenyerwa. Ibyo bari bari kuvuga ku rubyiruko n'abandi bose n'undi wese wumva adasobanukiwe n'amateka y'ibyatubayeho, amateka yacu, wareba urwibutso rukwegereye cyangwa ukazana aha ngaha, warushaho gusobanukirwa aho gukurikirana umuntu ubikubwije umunwa inkuru idateguye uko ikwiye kuvugwa. Rero nk'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, twaje hano kugira ngo twongere twihugure ku mateka yacu nk'abanyarwanda, ariko tunibuka igihugu cyavuye, aho kigeze naho twifuza ko kigera, kugira ngo uwo musanzu wacu tubashe kuwutanga nuko tuba twumva koko tuzi iyo tuva, tuzi nibwo tubashe kumva neza naho tujya. Twabibonye badusobanurira uko amateka yagenze, hari ibyo umuntu aba atumva neza. Niyo mpamvu navuze ko uko mpaje buri munsi numva menya ibintu bishyashya. Nuko hari n'igihe umuntu yakiri muto hari ibyo ubwenge bwe budashyikira, gake gake ukugenda ukagenda ubona ibintu noneho mu ishusho nzima. Ndashimira rero urwibutso ko rwatwakiriye, ndanabashimira namwe ko mwaduherekeje, abo twazanye hano mwese, ukuri mwakoze cyane, mwakoze. Murakoze cyane Bruce. Kugira ngo umwanya twakuvuga ubuzima bwa The Ben muri urugendo rw'Tiger Abanyarwanda. Muraho neza. Cyabere y'amashimire urwibutso ubwo mwatwakiriye, mwaduha ubusobanuro bwimbitse. Bamwe wenda twaje tuzi inshuro zitandukanye, ariko nk'uko mugenzi wanjye bivuze, iteka bihora bishyashya.
ikintu rero nshaka kuvuga ntindaho cyane, ndashaka kwibutsa baba abadukurikiye cyangwa se abo turi kumwe hano, ni uko bimwe mu misanzu ikomeye igihugu kidusaba ni ukuba ijwi riranguruye mu buryo butandukanye, rirangurura amahoro, rirangurura ukuri ku Rwanda, rirangurura amateka yacu, rirangururiye porogaramu ya Ndi Umunyarwanda. Aya mateka ntazongere ukundi. Hanyuma ngira ngo nihanganishe abanyarwanda babuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94. Nta busobanuro ngira ngo cyangwa se nta n'uburyo bushoboka twasobanukirwa uburyo ki twaba hafi, kuko nyuma yo guca muri ariya mateka you realize ko nta n'ikintu wavuga, nta kintu, ntabwo wabwira umuntu ngo yihangane wumve ngo yahagije. So rero reka dukoresha amajwi yacu mu kuba hafi, dukoresha amajwi yacu mu kwamamaza amahoro, ubumwe, urukundo mu banyarwanda, ndetse n'ibyo manager Alex Muyoboke yagarutseho, turwanye cyane ndetse kurushaho izi nduru zo hanze zikunda kuza zishaka gupainting igihugu cyacu ukuntu kitari, si ko zanatsinzwe anyways. So ariko tugomba guhozaho tukavuga ukuri ku Rwanda. Murakoze cyane abahanzi bacu, ntabwo twagera twashimiye ubuyobozi bw'urwibutso, hari umuyobozi mukuru w'urwibutso adufasha muri gahunda y'uyu munsi kugira ngo